nta nubwo nagwa certificate bundi kwanza ubu nanjye nijye kuzitanga ntago nayitanga ubura yarokeje bundi yari kubimbwira ngo none ndashaka twongeye twumvikane certificate yanjye iri nouvelle nagarutse tu ndamwangira ndavuga ati ndacyabyigaho siniyambona ari maraseka ndavuga ati Musa nibyo na Junior bwari mu nzira ndabanza ndabagora nabagiye kuza kukwisunga yaraje baraje ariko turi kumvikana gusa nabaye na contrat ndabaha ariko barimo barakora. Okay, nkuko mubibona ahangaha turi kuri TV9 muri kumwe na Santiago. So ahangaha rero tukaba twaje gusura icyicaro cya United aho abasobanuzi bose baza kudepoza firme cyangwa se icyicaro cyabo gikuru aho abasobanuzi bose baza guhurira ku bibazo bitandukanye cyangwa se aho bakemurira ibibazo byabo bafite. Rero ahangaha tukaba twaje tuhasanga ejo bafite izihe filime nshyashya amategeko 10 y'Imana. Itegeko rya mbere agira turagikunda Imana imwe gusuza bari senga ubaha byose. Itegeko rya kabiri uragiye ubaha ababyeyi bawe. Rya gatatu ni ukujya gusenga ku cyumweru mubyibagira. Urakoze cyane sasa urakoze cyane. Okay, hano muracyari kuri TV9 Rwanda. Nkomeza kwibutsa gukora subscribe mukomeza no gukora share kugira ngo dukomeze kubana no kumeza no kubona ibyiza. So hano rero turi kumwe na Freddy. Ari mufatiranye gato mwire Fred. Wiriwe. Amakuru ni fresh. Bajya ngo nasobanura filime ariko. Bajya bavuga nibyo ntago bajya bavuga. Nibyo ndasobanura. Ubusanzwe ukorera agana Fred. Jemfite studio Kimisagara na Kacyiru. Amazina yawe nyakuri se naya hatari Fred nkuko. Ya Fred niryo zina ryanjye ni Frederic nuko ndi nari kavamo Fred. Ariko ni izina ryanjye bwite nuko ryavamo Fred. Abantu bawe bakunda gukurikirana cyane. Ariko uri mu bantu bigeze kuza mu myaka yashize 2018 ugakomeza ku maseri yaza El Internado nekeza kare wayikomeje sibyo ahantu bagizemo confusion cyane njya nkunda gusura aba DJ cyane nkasura nabandi okay bamwe kuri ko timwe byarabashimishije cyane kuko nubundi ntago bafite ikizere ko batazayikomeza ikibazo twari dufite kuki utayitangiye ugahita ukomereza ku masizone ari hasi season ya 4 ya 5 gukomeza. Burangiye njya kuvuga rero nago mpera hejuru ku giti hejuru mpera munsi. Impamvu nayikomeje havutse ikibazo cy'abayikoraga basa nk'abigumuye aho bakoreraga bashaka gukora ibintu navuga nko kurwanya aho bakoreraga. Sasa icyo kintu cyavutsemo nubwo nibwo nandi kuza muri koperative nsanga abo bamaze gushinga akandi gatsiko ni indi company yari yaje bitaga Kefuti yari ije bari mu gukorera izo n'amafaranga menshi urayizi. Ubwo rero yaraje bose bajyamo unduranye naye ndumva mwinje mu gusobanura nje muri koperative bara ndokirise nge turagorana bampa amafaranga numva ntibivamo nimba bari bagendeye kuri miliyoni nge bakama 500 ngo nako kabara agasuzuguro kwanza ne kuzahura hasi ndavuga ati oya ndaguma aho ngaho ngiye none mpangane nabari abagiye hari nicyo cyabaye nangura naga rente nado nakoze nizo za deep nazikozemo mutanzarira bagaheza nyinshi kuko iyo KFD yarahagaze yahagarikwa nande nje nabandi twakomeje gukora mu bake cyane ariko batageze muri bane wakomeje muri campaign mbere yuko muri United iyo KFD yahagaritswe nanjye nabandi nka batatu okay amasiko munini nari mfite ariko nayikoze kugira ngo nikubahagarika nuko nagomba guhita nkomezo bahagaze zose bakiriya babuze nkazirangiza bo bakabika bacanga naza n'izindi nshyashya narabacanze. Ubwo se wowe utangira kuzisobanura ntago byakugoye kuko ukoze biragora gukomeza ikintu cy'umuntu utatangiye birakuvuna cyane niko kazi kacu n'ubwenge pe bisaba kuba warize bisaba kuba wumva vuba usobanutse tu nta muntu ukora akazi atari umuhanga icyo kirazira nta nubwo nagwa certificate bundi kwanza ubu nanjye nijye kuzitanga ntago nayitanga ubura yarokeje bundi yari kubimbwira ngo none ndashaka twongeye twumvikane certificate yanjye iri nouvelle nagarutse tu ndamwangira ndavuga ati ndacyabyigaho siniyambona ari maraseka ndavuga ati Musa nibyo na Junior bwari mu nzira ndabanza ndabagora nabagiye kuza kukwisunga yaraje baraje ariko turi kumvikana gusa nabaye na contrat ndabaha ariko barimo barakora uyu munsi tuvugana nibyo nago nkubeshya byarabakomeranye man bajyabona bagenda mu modoka ndabizi cyane rwose musisi konake mfite narazibambuye nari narabatije nago nkubeshya man Okay, muri event se niki wabwira ku bantu bagukurikirana cyane? Cyo nababwira ati nta mutuze mva ibintu mwari barigizeho guhagarika gukora filime agakora episode 3 agahita yihagarika ibyo narabiciye ibintu bari barigize ngo filime ngo ndatanga ebyiri ngo umuntu are mu cyumweru cyose iminsi 7 kweli ngo yango ngo arimo barashyiramo nigeze kumva sinzo nigeze kumva kuri interview arimo aravuga ngo
ngo ni ukugira ngo abantu batagoma ngo batarwara amaso ngo birirwa ngo bataboa bakirwa ngo ni ukubarinda nyine kubura ngo kwirirwa bafashe umwanya munini cyo nuko icyo bakora ahubwo ni ukugira ngo abantu babarekure babaribere bajye babona bafata umwanya wo kujya gushakisha ngo babakora duke oya ntabwo cyo gukora duke cyari ikibazo cy'amafaranga babonaga menshi bararenzwe sasa rero ukuntu nge nkora urumva kuri bo ni nka kano kaboko njyewe ndi nk'iki gifashe nari nararagize gutya kiramo imiyaga ndarekura noneho mbonye batangiye kwiyumva ndongera ndakanda bari barazirekura ari nyinshi uyu mbonye batangiye kurekura nyinshi ndongera nkoroshya nabona rutangiye kubyimba ngongera ngakandaho nkamwumvisha ko ngihari wanda basubiza n'imodoka zabo ndacyari kubyiga ariko niko bimeze kabisa mbere yuko dusoza ubusanzwe bundi uvuga indimi zingahe mvuga indimi eshanu izihe Cyongereza Gifaransa Cyarabu Gikoronkoro n'igiswahili. Gikoronkoro ni igiki? Ni ikirimi n'ururimi. Rwino mu Rwanda se? Oya none se zose mu Rwanda bagira ikinyarwanda gusa. Rwo rimi duhuriye hose. Urundi rumbwire ahubwo mu Rwanda rwino tutazi. Ngenzi ikinyarwanda ko ariko cy'abanyarwanda. Cyangwa wenda ukeneye nagwa wawe utuna ariko kame murabizi. Wamaye sample. Nyabone kurantongo wamaye sample nyabone. Wamaye sample kuri rurimi. Mumaze kuri buri rurimi ngene ngubazaho ikibazo se kugira ngo ubyumve. Iki gikoronkoro nicyo nshaka hani. Oya bwo nese niba ushaka igikoronkoro izindi so zishobora ko nzizi. Zurabizi neza. Ndishobora gukura swazo kuri gukurikirana cyane pe. Igikoronkoro nicyo ushaka. Kankati. Bicaze kuvuga iki ubwo? Cyangwa ati narakurutaga jya ubyemera. Narakurutaga. Aho naziye ntabwo aribwo byagaragaje yuko narakurutaga nicyo gihe. Nuko babimeze. Kijya gukoreshwa mu bucire gikoreshwa mu mugabane wa Aziya numva yewe narakize ko nizi Cyarabu n'igishinwa nakigaga uko nge niza hano haruguru muri Kiste nacyo nakigaga ukuntu Senero bajya bambwira ngo ni umwarabu Siniya se oya ni umwinda ahubwo Siniya ntago ari umwarabu afite miruyu uraso rw'uruhinde ku mastatiye yiza ngo ni umwarabu mwene Cyarabu ubwo yabazi Cyarabu kandi njya numva atakivuga avuga igihinde rimwe na rimwe neza ubwo yarajyana ko yananze gusobanura ubwo yakimenye nawe mu bindi ko nanye icyo nzi nakimenye mu bihinde ubu nakubwira rwose bikakurenga reka kikabira ni hatari sawa urakoze cyane ntekereza ko ahangaha ukiri kuri TV9 Rwanda okay ni TV9 Rwanda murakoze cyane abantu uramutse bazaye kuvuga kayiraza ko rukintu ruce tusigaye mamba tayikomeza ariko nka kurwaye kugira ngo bayikomeze aransaba uburenganzira simubeshye ntabwo namuharira ntabwo cyakoze niba ashaka kugenda nawe dukompete niba ashaka kugira ngo nge nawe dukompete nzabumuha ntacyo bitwaye kuko ngewe hari icyo nemera popularity is not competence icyo ni ikintu nzi ashobora kuba akunzwe cyane ariko atari ku isoko adashoboye kuba yakompeta nanjye warabizi azi ko yakunze ko yakoze mbere birashoboka ariko competence ni ikintu giharanirwa mister cyane rwose ibyo ndabyumva none ubwo bikaba birangiye gute ubwo ngewe ni gusa niba muyikunze mubishaka rwose munyandikire nk'uko musanzwe mubikora mubwira ati musore go ahead komeza filime ntacyo bitwaye nibundi ntibisibi yangira kandi koko yayikomeza pe ariko nubundi ntibisiba yandi yangiye ko nundo harabayirebye banangije kwishimisha icyo bashakaga no kumva inkuru byarangiye gute kuko nubundi inkuru atanga niyo natanze bucya akora ni ya magambo turushanga amagambo atari muri filime amwe twishyiramo ntagahura cyo ndacyemera kuko niba bibiliya hari Qur'ani hari Bible isanzwe hari iki we buri wese agasoma hari ibitabo by'ubwenge bya ba Shakespeare ba Einstein banditse byinshi buri wese barasomye bitandukanye agashyiramo udukoryo tugiye tunyuranye wasanga bakunze udukoryo twa never know that's good right so ubwo rero reka nkureke nawe ukomeza akazi ariko nyaboneka bitugiremo hari abamama benshi bakunda kuyimbaza nyaboneka bakunda kwikubaza bakubaza ya Rocky cyangwa kubaza internet yakozwe ngo na Rocky ari n'abatamuzi bambwa ati umuntu wayitangiye ngo nyaboneka wayitangiye iyanjye ntago bayirebye barayirebye ashaka kwisubira barayirebye ariko bashaka wandi wayitangiye barashaka twaduwe okay kandi benshi barayibaza pe okay turaje ndaje mubwira ayisubiremo ako yikomeze ako yabitangiye ko nanjye ari filime urabifasha bikorwe ndabanza mbyigo ndabitekerezaho kuko mfite imishinga myinshi sibyo nayo ndareba ko nyishyira ku kigwa sibyo gusa ntago mpite mbyemeza gusa ngiye kubyiga ngiye kubishyira ku kigwa nabyo bikora okay nkuko mubibona hanga rero turacyari kuri TV9 Rwanda nkomeza kubwira ati kora subscribe ukore share ubashe kubona byinshi kuri iyi channel yacu murakoze cyane.